cyakujyanye mbere na mbere ko ari ukwiga, icya kabiri ukamenya no guhitamo inshuti cyangwa se guhitamo ibintu byakugirira umumaro. Bajya bavuga nyine umuntu iyo atazi icyo ashaka ntago afata icyo abonye, iyo azi icyo ashaka ntago afata icyo abonye. Ubwo rero nimba uzi ko ugiye kwiga genda wige, muri uko kwiga no kubaho neza uzabifashwamo n'inshuti nziza z'umumaro. Nicyo nabwira niba ajya guhitamo inshuti bazahitamo inshuti nziza z'umumaro, cyane cyane niba ku ishuri usenga noneho ukaba uzi n'icyakugira ufite n'inshuti nziza, ibintu bigenda neza kandi ukanatsinda. Icyo nababwira bamenye icyabajyanye, bamenye no guhitamo inshuti nziza z'umumaro, ko bizanafasha no mu buzima bwo hanze. Iyo ugize inshuti nziza uri ku ishuri no mu buzima bwo hanze ukomeza kubaho neza kandi mufatanyije kubera ko wahuye n'inshuti nziza itarakoretse, ahubwo yagufashije ko wagira ikintu ugeraho. Nibyo nababwira, murakoze. Nyamara abwirwa benshi akumva bene iyo banyeshuri bantu muri ku mashuri message umuvandimwe wanyabahaye kandi n'umuvandimwe wacu ntekereza ko mwamaze kuyumva, burya ngo uzi icyo ashaka ntago afata icyo abonye. Ni ijambo rikomeye navuga ngo ririmo ibintu byinshi ku buryo umuntu arebye yavuga atari ko se umuntu rivuze ko mbona ari mutoya akaba avuze amagambo y'abantu bakuru. Ni umusaza bateretseho umutwe w'agahinja, ntago tubizi, ariko nyine urumva ni ijambo rikomeye cyane. None ese wowe nirihe banga ukoresha kugira ngo ugume mu bintu byo gusenga? Ko abantu benshi bagira gutya bagasenga, wenda ari umwana muto ku myaka runaka agahita bivamo, cyangwa se hari na benshi bagiye bagwa tuzi aho insengero zifungiwe, benshi bagiye bava mu bintu byo gusenga. Ese wowe nirihe banga ryatumye ukomeza gukurikira Imana? Murakoze. Nyine ngiye ntago nabyishoboza. Gusenga ni ikintu cyiza, twese turabizi ku bantu bizera Imana. Gusenga ni byiza, bigira umumaro, ariko nanone nta muntu ujya ubyishoboza. Njye ntabwo nabyishoboza. Yego nawe ushobora kubigiramo uruhare rukomeye, ukaba wavuga ati mfashe umwanzuro ngiye kuyoboka ino nzira, ariko nzajya mpora nsaba Imana inyongerera imbaraga kugira ngo mbashe kubigumamo. Ntabwo byoroshye rero, noneho kuba uri urubyiruko muri iki gihe ugasenga, nyine ukaba uri umuntu ukunda gusenga, ntabwo byoroshye, ariko ntabwo ngiye nabyishoboza, ahubwo nyine mpora nsaba Imana imbaraga kugira ngo ikomeze kumfasha muri uru rugendo. Njye ntabwo nabyishoboza, ariko iyo ubaye hafi y'Imana ugahora uyisaba imbaraga iragushoboza. Rero njye nshobozwa byose n'Imana iba imbaraga, ariko ko nanjye mba nabigizemo uruhare nkayisaba. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. So rero nanjye nyine mba nsaba Imana ikomeze kuba imbaraga ngume mu buntu bwayo, kuko naje kumenya ko imigisha yose yo mu gakiza